akavuga ni rebe nujya ugera kwa ba nyogokuru wawe ujya ureba mu ruhave aho nyuka ashyinguye utaburura amagufa y'uyahekenye. Nkumva muri ngewe ni ikintu kimbabaje, nkumva ari ikintu kuko ni nacyo gikomera mu buzima nagize iyo bigeze ukwezi yatabarukiyemo. Icyo gihe nge nimba ujya ubona kuno mu kwa kane habaho igihe cyo kwibuka, nanjye nibyo bihemba nibereyemo. Biza kuba ngombwa ko nge nawe turwana. Niwe muntu mu buzima bwanjye narwanye nawe, ni nawe muntu warwanye na mukaso. Kuva navuka niwe muntu twarwanye kuva ubwo kugerana n'ubu, bitewe nyine n'ibyo bintu. Umuntu niyo waba wihangana cyatumye murwana, niyo waba wihangana. Nge yarambwiraga ngo nujya ugera mu ruhave kwa nyogokuru wawe aho nyine mama ashyinguye, ngo ujye ureba ngo aho nyuka atabye kutabura amagufa ye uyahekenye. Umuntu muzima ufite ibitekerezo bizima nubwo waba wasinze, ntabwo ayo ngaho ari amagambo yo kujya kubwira umuntu. Uwe rero yarabimbwiraga, ntabwo nari nzi ibyo ari byo. Njyewe yarapfuye ngira ngo yasinziye, kuko nanasubiye muri salo abantu barambaza ati se kugarutse, ndababwira narasinziye. Bo bagiye kureba basanga byarangiye. Njye mu myaka yanjye 7 numvaga nakwiyahura. Ubitewe n'iki? Mbitewe nuko nyine muri njye nabonaga nta kintu kiri kuri isi gishimishije. Nabonaga nta umubyeyi wese ukuze namubonagamo yuko yapfuye akazuka, kubera ko nari nzi ngo umwana wese ugeze mu myaka 5 nyina arapfa akongera akazuka bagatamwita mukaswa. Tuzamutse tugeze aho Muhanga baramubwira ni yapfuye, bukiye mu gitondo baramujyana ngo niwe wamwishe. Arangije aragenda, ubwo bana n'ahana ashyinguye ntago ubwo papa hazi kuko ntago yigeze agira, nanjye ubwanjye ntago mazi. Cyonzi nuko numva batubwira ngo ni mwirimbi bita Gatonzi ryano rya hariya hafi n'akarere ka Ngororero. Abamushyinguye se wabo bazi? Bamuhamagara bamubwira ko uwo bitaga Gatoya arwaye ameze nabi. Noneho dutashye ari nimugoroba nka 2 tumaje kugera muri gare ya Muhanga tujye gufata imodoka imanuka igana Ngororero, baramubwira ngo byarangiye yitabye Imana. Ubwo ni mukuru wawe? Mukuru wanjye. Nabyo wabyakiriye ute kubona mama arapfuye, mukuru arapfuye? Nyine abacira umuntu urubanza hakiri kare bataramubona, bijye babona ibyo ari byo. Yarambwiye ngo mama ngo yaramaze yipfira kare, ngiyajya kuba kirunga akabona ngo uburyo ngo mbayo ngo uburyo ngo mba nigira ngo nawe ubwe yari kwiyahura. Ibyo bintu bita bituma mvuga ni ndagiye. Icyo gihe yabonaga wigira utese? Ku cyumweru namaze mu muhanda ntabwo nigeze ngena ngo ndyame muri rigore. Naragenaga nkiyicarira hara ku muhanda nkibera gutyo ku cyapa, nkagena nkiryamira mu mwabino byapa byo ku muhanda, akaba arimo niryamira. Nababona ubwo nkaba ndirukanze cyangwa se nkashiduka masinziriye nyine biraho. None waryaga gute? Kurya icyo gihe namaze iyo minsi 4 nta kurya. Wamaze iminsi 4 nta kurya? Uravugisha ukuri? Ndavugisha ukuri, ahubwo nyuma nibwo nari ndyamyemo ari ninjoro, ndyamye mu cyapa cya kabiri uri guturuka kuri tapi y'Rouge Nyamirambo umanuka hano ugana ku Marangi. Aho hantu bavugaga ko ngo haba ngo n'amadayimoni. Abo badayimoni arawugeze guhurira nabo? Bavuga ko arimo amadayimoni. Kuko byageraga ninjoro cyangwa se no kumanywa nyine bitewe na formule ari mu uwo muntu. Bakavuga ngo ni amadayimoni amurimo. Noneho n'inzu nini bakavuga ngo ashyinguyemo umuntu. Ibyo bintu nyine ngi nkabitinya. Noneho byavugwaga nande nyine abaturanyi baho, hari n'umuhungu w'iyo iwacu wari umaze iminsi ahavuye bita Ishimwe wahakoraga nawe wajyaga bivuga nyine. Nge nagiye kubona mbona zirazamutse ruguru y'umuhanda,
zari inyamaswa cyangwa zari inyamaswa kuko njye narazibonye zizamuka, sinigeze menya ngo ni imbwa cyangwa se icyo, ariko zarazamutse numva abandi baransifuye ngira amacenga. Rero mu gusa nk'ureba gutya yavuze ubwa gatatu, mu gusa nk'ureba umuntu uza aho ruguru mbona bari kururuka ku biti. Ubwo nanjye bankize igeri ndirutse, nari mfite agakapu nkatwaye mu ntoki, ndiruka mu kwegera imbere nsa nk'usohoka muri iryo shyamba nicaraho njya kumva mwaho mu rutoki babaga bari kuvugira mu ngo kiraducitse. Ubwo ndicara n'ubwoba bwose, njya kubona mbona bigeze saa 10:11 nsa nk'urirenga wavuye Huye n'amaguru uraza ugera, byari bimajije kugera nka saa 3 z'ijoro. Ndavuga ni ntabwo watangira urugendo sangapi? Saa 8 z'ijoro watangira urugendo. Ubwo bigeze saa 8:20 nza guhura n'ibyo bizazana bituma ntakomeza mfungira firaho. Saa 11:15 saa 12 nibwo nahagurutse mva iyo hirya ndaza. Saa 3 nibwo nari ngeze haruguru y'isoko rya Nuze rya Gitarama. Mbona ni nkomeza imbere kuko sinzi ngo haberayo ibiki, naho nshobora kugonganirayo na bya bindi. Ubundi njyewe iyo ngiye kuvuga ibyiza by'ikawa mbanza kubaseriye. Abanyarwanda bamaje gusobanukirwa akamaro ko kunywa ikawa, cyane ko ari igihingwa gihingirwa hano mu Rwanda. Ikawa ntabwo ari y'abasirimu gusa, ni y'abantu bose, ahubwo kuba uri umuntu ufite ubwenge butekereza neza ni ngombwa ngo unywe ikawa. Ikawa igufasha kuruhura mu bwonko, ikawa igufasha kugira imbaraga, ikawa ikangura cyangwa se imera nkaho ari moteri ishitura utunyangingo cyangwa se imbaraga z'umuntu karemano. Umuntu unywe ikawa aba afite ubudahangarwa budasanzwe, harimo n'ibimufasha kuba yakirinda indwara zitandukanye, harimo umutima, kanseri, hamwe n'izindi ndwara zishingiye ku mutima cyangwa se zishamikiye ku itembera ry'amaraso. Irindi banga riri mu kunywa ikawa ku bantu b'abagabo cyangwa se igitsina gabo, burya umugabo unywa ikawa kenshi agira imbaraga mu gihe cyo kubaka umuryango cyangwa se mu gihe cyo gutera akabariro. Ikinyobwa cy'ikawa kigire kimwe mu binyobwa bigize ubuzima bwa buri munsi. Nkuko ufata amafunguro, jya ugerageza wongereho ikinyobwa cy'ikawa, bizagufasha kwirinda izo ndwara zose navuze. Harimo kanseri, harimo umuvuduko, harimo umunaniro ukabije, harimo ndetse no kwirinda ingaruka zo kugira gucika intege mu gihe cyo kubaka urugo rwawe. Inywera ikawa uyigire kimwe mu binyobwa bigize ubuzima bwawe bwa buri munsi. Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize kugubwa neza we udahwema kudukurikira umunsi ku munsi hano kuri B-Light TV. Nge muri kumwe ni Jack Promo nk'ibisanzwe. Uyu munsi none ahantu turi cyangwa se ahantu twaje turi kuganirira ni muri Rukaza Coffee. Ni ahantu heza cyane, ni ikigo gitunganya cyangwa se kikita ku buzima bw'ikawa. Naho haba hari abanyeshuri batandukanye bigisha gutunganya ikawa cyangwa se bakanakorera n'abantu ikawa nziza cyane kandi utasanga ahandi. Nawe ushaka ikawa nziza cyane wayisanga muri Rukaza Coffee. Nimero ya telefone wababonaho niyo nimero iri aho ngaho kuri screen. Ushobora kubandikira kuri WhatsApp cyangwa se ukabahamagara kuri telefone bisanzwe, ibyo birashoboka. Reka tugaruke kuri uyu munsi wa none. Umunsi none ndi kumwe n'umusore ukiri muto cyane. Ndaho neza. Amakuru ni meza cyane. Ubu rero wageze kuri B-Light muri Rukaza Coffee, wahabonye gute? Ni neza cyane, nta kibazo. Ni ahantu heza, afite view nziza, arashobora kuba waruhukira atari urusaku. Nakunze kuko bitewe niba ari kubera ku bantu mu binyabiziga byinshi, bitewe n'ukuntu mba numva biri gusakuza, ubu ndumva nyine haratuje. Mbibutsa ko muri Rukaza Coffee ahantu iri cyangwa se Rukaza Cafe ahantu iri hano ku Kagugu, hano munsi ya fawe muri iki cyapa cya BC. Hari ikigo cy'amashuri kiri iruhande rwacyo, hari
unahabona n'ikibuga cy'umupira na basket, uhita umanuka muri ako gahanda kari munsi, ubundi ugakomeza utambika munsi y'umuhanda. Ariko reka tugaruke tudatinze cyane. Ubundi amakuru ugiye kutubwira inkuru y'urugendo rwawe, ugiye kubwira abakunzi badukurikiye cyangwa se abanyarwanda n'isi yose muri rusange inkuru y'urugendo rwawe. Ukuntu biri, nge navutse 2005. Nitwa Rebero Alex, niyo mazina yanjye, niswe n'ababyeyi. Naje kuvuka 2005, mvukira hano rwa Rutabura. 2007 baza mu rugo, baza kuza gusubira mu karere ka Ngororero, umurenge wa Ngororero, akagari ka Mugano, umudugudu wa Mana, hari imbere y'amashuri neza kuri Mpara. Yego. Tumaje kugera 2009, mama aza kuza gutabaruka, yitaba Imana. Arangije tuza gusigara turi abana 5. Noneho biza kuba ngombwa ko ngewe nza kugaruka muri Kigali, aho muri 2009. Mpageze nza kuza guhita njya mu ishuri, njya gutangira mu wa mbere ahitwa Portugal. Yego. Nza kuza kujya ngenda mpuriramo n'ibintu by'ibikomere bya hato na hato, bitewe n'ibyo nagendaga mpura nabyo muri ngewe, bikancengura umutima. Nza kuza mbonye bindambiye muri nge, agahinda kenda kumperana. Nza kuza guhamagara papa, ndamubwira ni biragoranye. Bimaje kugira 2010. Tukira aho ngaho, mbere yuko ugera igihe urumva ngo wagize agahinda, ariko ntabwo abantu baramenya ngo ako gahinda wagatewe n'iki. Ese uyu munsi wa none ufite ababyeyi bombi, ese uri imfubyi? Nimba uri imfubyi, se wabaye imfubyi bitewe n'iki? Ndagira ngo usobanure. Aba hagati mfite umubyeyi umwe w'umupapa. Uwo mu mama yapfuye yishwe na kanseri y'inkondo y'umura, ari yarwaye. Apfa mwari kumwe, wari uhari? Yapfuye turi ku mwana ku Kiziguro, ni nanjye wa nyuma bavuganye. Ari kwa ba nyogokuru umubyara. Ninjye wa nyuma twavuganye, ambwira ati mwana wanjye, uzaba intwari kandi uzamenye igikwiye mu buzima bwawe, kandi uzagutakira uzamwumva. Biri no mu bintu bimwe bikinkomezana n'ubu ngubu, bikima n'icyizere cyo gukomeza kubaho. Ubwo baje kuza kungarura, banzana, ubwo baje kunzana hano mu Miduha. Mageze ndaza ndahaba, mpabaye bakajya badutuma kuvoma. Yego. Ko nigeze kumva karuvuga ko umubyeyi wawe apfa utamenye ko yapfuye, niki cyatumye udasobanukirwa ko yapfuye? Ngewe ntago nari nzi byari byo. Ntago nari, kuko urabona umwana w'imyaka 3 nabi nabaze. Ngewe yarapfuye ngira ngo yasinziye. Kuko nanasubiye muri saro, abantu barambaza ati se kugarutse, ndababwira narasinziye. Bo bagiye kureba basanga byarangiye. Ubwo pole, ahangane, bibaho. Igihe kiragira umuntu aravuka, akagira igihe agakura, akabyara, akava muri isi, n'abandi ubuzima bugakomeza. Ariko ubuzima bw'ubupfubyi buravuna, ariko hamwe n'Imana ikomeza igushoboza, ikagutambutsa. Yego, dukomeze rero. Noneho mpageze, ubwo icyo gihe bajyaga badutuma kuvoma ahantu bita muri Mukubita Umwice. Sinzi nimba abantu bahazi, ahantu hano rwa Rutabura bita muri Mukubita Umwice, ahantu hari rigori ndende iri nko muri metero 2. Noneho tukajyayo, kubera nta rubaraga rwo kujya muri izo metero 2 ugiye kuvomamo. Ntaki, ugasanga twiriwe, kandi ubwo dufite kujya kwiga
mu gitondo mbere batangiraga saa 12 ku bigo by'amashuri ugasanga dufite kujya kwiga aho ruguru Portugal akaba ari ibintu bigoranye cyane no twanatinda twagera mu rugo inkoni karisha n'ibiki kandi buri uyu mwana uko uzamuhana kose uko waba uri kose waba uri se waba uri nyina waba uri inde icyo waba uri cyo cyose umwana buriya bajya bavuga ngo inkoni ivuna igufa ntivura ingeso ahubwo wowe umugira igikange akabona ko n'ubundi nta kintu akimaze kuri isi n'iki akajya akora avuga ngo n'ubundi nakora byiza nakora bibi n'ubundi barankubita ahubwo ikiza buriya wajya ucishamo ukamuganiriza ukamwereka kuko byageze aho nge muri ngewe mbigikuke nyine ndiheba burundu ku buryo byageze aho nkajya nekereza ibintu byo kwiyahura. Watekereje kwiyahura ufite imyaka ingahe? Nge mu myaka yanjye 7 numvaga nakwiyahura. Ubitewe n'iki? Mbitewe nuko nyine muri nge nabonaga nta kintu kikiri kuri isi gishimishije. Nabonaga nta muri iyo myaka ni cyagushaririye cyatumye wumva wakiyahura. Nge nuko narakubitwaga. Wakubitwaga gute? Wakubitwaga mu buhe buryo? Kugira ngo umuntu akubyutse saa 11 za mu gitondo kandi ubwo ugiye kujya kuvoma niranza gufate akumeneho amazi akonje agukubiti uryamye kuri sima wambaye ubusa agukubita urutsinga. Icyo gihe niyo yaba ari inde yari umuntu yari umubyeyi yarakiri umusore. Yarakiri umusore. Pole sana. Yarataramenya ibyo waje kuhava gute rero? Naje kuza kubona nyine bindambiye n'ibiki byose nza kuza guhamagara papa ariko nawe akaba ari byo nyine yabonaga bimwe kuri we bitamushimisha. Yego. Muhamagaye aza kuza kundeba muri 2013 na 4. Gutyo. Arangije araza aje kundeba aje kuntwara. Asiga bakuru banjye babiri bimanga uwo bitaga Gakuru na Gatoya n'undi mukobwa umwe bakurikiraga. Yego. Kuko ninge mama yasize uwo mwana mutoya. Noneho undi umukobwa mukuru twavukanaga we yiberaga nawe naha hano Nyamirambo. Arangije aza kuza papa aza kuza kuntwara. Noneho bamuhamagara bamubwira ko uwo bitaga Gatoya arwaye ameze nabi. Noneho dutashye ari nimugoroba nka 2 tumaje kugera muri gare ya Muhanga tujye gufata imodoka imanuka yigana Ngororero baramubwira ngo byarangiye yitabye Imana. Ubwo ni mukuru wawe? Mukuru wanjye. Nabyo wabyakiriye ute kubona mama arapfuye mukuru arapfuye? Ngewe kuko ntari muzi nge numvaga ari ibintu bisanzwe. Mukuru wawe ntago wari umuzi kuko? Ntago nari muzi kuko ntago twabanye. Babatandukanyije mama akimara gupfa? Kuko nabandi nge narabarebaga nabareba nge nkagira ngo maje kugerayo simenye nyina merekezo. Ubwo nyina nararanje kwakira ko wenda abo dushora kwa tuvukana ari abana twabanaga hano ruguru. Ubwo abo bandi nyine nge narababonye mbabona bisanzwe nyine biraho ngaho kwa kundi usanga tante wanyu. Kwa kundi usanga nkundi mwana ahura na bene nyina nye muri we akabishimira. Nge ibyo nta byigeze bibaho kuko nta sinarinza amerekezo. Ahubwo ikintu nge narinzi kora ko bajyaga bakunda aho kwa bamasenge kujya bambwira ngo bure guca kenge ngo naguzi ko mukaswe yagukurikije. Ngewe ubwo nari nararanje kwimajinamo yuko kubera ko amadini ajya tubwira ngo abantu ngo bazapfa bazuke. Nge ubwo nari nararanje kwimajinamo yuko mama ari we wapfuye akazuka noneho bakamwita ngo mukaswe. Ubwo nge nari nzi ngo kuko nanakuze mbona umubyeyi wese ukuze namubonagamo yuko yapfuye akazuka kubera ko nari nzi ngo umwana wese ugeze mu myaka 5 nyina arapfa akongera akazuka bagatamwita mukaswe. Ubwo nge nuko nakuze nge mbizi. Urumva wari ufite kudasobanukirwa bitewe nubwo bagenda bansobanurira ubwo nza kumenya ibyari byo ariko ubwo twaje kugera epfo ngiyo mu ntara
iryo joro bwarakeye bwaho naho papa baza kumutwara bavuga ngo niwe wishe ngo mukuru wanjye. none bamutwaye bavuga ko ari we umwishe biturutse ku ngo yaramukubise ajya guhura nawe yari yamukubise. kandi twe baraduhamagaye bamubwira ngo yapfuye. ariko mu by'ukuri ntaho byari nta hantu byari bihuriye kuko bamuhamagaye bamubwira ko arwaye ari naho i Kigali. byabaye ngombwa ko ahatira kubera ko yaraje abanza kujya mu byo gusana ahantu hari harangiritse ku nzu hano rwa Rutabura. ubwo we bamuhamagara bamubwira ngo uwo gato yararwaye. noneho arangije we aza kuza tuzamutse tugeze aho i Muhanga baramubwira ni yapfuye. Bukiye mu gitondo baramujyana ngo niwe wamwishe. arangije aragenda ubwo bana n'ahantu ashyinguye. ntago ubwo papa hazi kuko ntago yigeze agira nanjye ubwanjye ntago mazi. ntabwo uzana umukuru washyinguye. nge icyo nzi nuko numva batubwira ngo ni mwirimbi bita Gatonzi ryano rya hariya hafi n'akarere ka Ngororero. abamushyinguye se wabo bazi? kuko abo mukuru wanjye na mushiki wanjye barahazi na ba masenge. Yego. noneho reka tugaruke noneho papa wawe baramufunze uje noneho kubana na Mukasa. ntabwo twese tubana kuko icyo gihe yaje kuba ngombwa ko buriya n'abantu batize umuntu utaragize amahirwe yo kugana mu ishuri cyangwa se muri we nk'aba bantu bagiye bakurira nko mu bikuyu ntagire amahirwe yo kugira icyo amenya. muri we buriya biba bigoranye. uwo mugore hari umugabo wari mutwara sibo bita Habinshuti. abantu bo muri ako gace bajya bakunda kumutazira ashira umuteto. yaraje amuha 7,000 ngo ashinze papa yuko ngo ari we wihekuye. hari udutelefone twa gatushe. ibi telefone byageraga amantene. abari cyo muri kodingisha ajyana amajwi kuri polisi avuga ngo mwumve ngo n'umugore warabihamya ko uyu mugabo ari we wihekuye. ubwo akaza kubaho ngaho ariko mu kumushinza ibyo byose kubera ko hari abagabo babanye muri za 94 hano rwa Rutabura ni Nyamirambo bari basigaye bakora aho ngaho mu Ngororero. bitewe nuko bamuzi bo ubwabo byego iyo umuntu yakoze icyaha bakamushyikiriza inzego z'ubutabera zirabikurikirana. ako bo barabikurikiranye bareba ko amakuru bamuziho n'ibyo bari kumuvugaho hari aho bihuriye baza gusanga atari byo baramurekura arataha. ariko twe ubwo muri iryo pfa rya mukuru wanjye ndumva yaramaze nk'iminsi 3. ariko ubwo mu gitondo bwakeye banjyana kwa bamasenge utuye ahantu bita ku Nganzo. nza kuza kongera noneho mukuru wanjye nawe bamujyana aho bita ku Nyange. umushiki wanjye bamujyana wari waramubyeyi muri batisima bari bumujyana marene wiwe. ubwo abandi baza kujyaho ngiye sinajyayo ubwo sinzi ngakinguye hehe. nje numva ngo ni mwirimbi rya Gatonzi. ikibazo usibye ikibazo Mukaso yateje papa wawe wowe hari ikibazo warigeze kugirana na Mukaso? bikomeye cyane. ni nawe muntu buriya mu buzima buriya ngewe wambwira nabi wanuka naje no kuza gusanga ngiye kunkubita nta kintu bivuze kuri nge. ariko buriya umuntu buriya ngiye tugiranye amakimbirane muri nge ukazanamo ugashaka kuzanamo mama. icyo gihe ngiye ubu nkomerekeje ku rwego rukomeye kuruta uko wafata inkono kankubita. ngiye niba njye nawe tugiranye amakimbirane we mbwira ati byagenze ukuntu cyangwa se nibi ako ishaka kuzana mu mama kuko iyo umuzanye mu nge nawe turaguruka yuko nta kintu mba nkiramira. maje gusigara mu rugo nyine mukuru wanjye we yari yarigendeye hamwe na mushiki wanjye batakiba mu rugo. akavuga ni rebe nujya ugera kwa banyogokuru wawe ujya ureba mu ruhave aho nyuka ashyinguye utaburura amagufa y'uyahekenye. nkumva muri ngewe ni ikintu kimbabaje nkumva ari ikintu kuko ni nacyo gikomera mu buzima nagize.
njye buriya tugiranye amakimbirane tukagira n'ibindi bibazo tukagira ute wowe nyine ukabigumisha hagati yanjye nawe ntuzanemo mama, njye numva ari ibintu bisanzwe ku buryo tunabirangiriza iyo, ariko iyo umuzanyemo nyine uba wubatse bifu nini hagati yanjye nawe. Akomeza kujya abimbwira gutyo 1 2 3 4 5 no biza kubaho rimwe yuko abimbwira yasinze, nanjye numva sinzi ibibazo nari nibereyemo kuko njye buriyo ukuntu ndi. Noneho iyo bigeze ukwezi yatabarukiyemo, icyo gihe njye nimba ujya ubona kuno mu kwa 4 habaho igihe cyo kwibuka, nanjye nibyo bihemba nibereyemo. Numva nyine nkeneye kubaho ukwanjye gutyo gusa nta undi muntu usitese. Noneho bibaho nawe ubwe abamenyemo, biza kuba ngombwa ko njye nawe turwana. Niwe muntu mu buzima bwanjye narwanye nawe, ni nawe muntu warwanye na mukaso. Kuva navuka niwe muntu twarwanye kuvuga kugerana n'ubu, bitewe nyine n'ibyo bintu. Umuntu niyo waba wihangana cyatumye murwana, niyo waba wihangana. Njye yarambwiraga ngo nujya ugera mu ruhave kwa nyogokuru wawe aho nyine mama ashyinguye, ngo ujye ureba ngo aho nyuka tabye kutabura amagufa ye uyahekenye. Umuntu muzima ufite ibitekerezo bizima nubwo waba wasinze, ntabwo ayo ngara amagambo yo kujya kubwira umuntu. We rero yarabimbwiraga, noneho akabimbwira nyine muri njyewe ndi umuntu utarabona ikintu, ndi umuntu utarabona ikintu gishimishije n'iki, ndi umuntu wibera nyine mu gahinda kanjye, mbona uburyo mu rugo tubayeho mu buryo bwa scam. None nyine bintera icyo gihe bintera umutima mubi. Mu rugo se mubanye mu buryo bwa scam? Imiryango yanyu, famille yawe mubanye mu buryo bwa scam? Navuga ko nyine twari mu buzima bwa scam. Gute? Kuko twari abantu kujya kubwira umuntu ibyo bintu, umuntu wabwiriwe abari afite n'ibibazo byiwe yibereyemo, abari nko gufata ihukarijomba mu gisebe. Wageze igihe ubwirizwa kanaburana cyane, bitutse kuze mpamvu nyine kuba mu rugo nyine nta buzima bwiza buhari nyine tubayeho mu bukene. Ariko bitabaye n'ibyo burangiye muri ibyo bihe byose nagiye nyuramo, nabaye mu muhanda hano ruguru Nyamirambo, mbamo marine igihe kitari kirekire. Icyatumye ngenda navamo icyo gihe nyine nari nigiriye mu muhanda, ariko mbonye ukuntu abana twari turi kumwe bari kujya banywa amatabi n'ibi binuze bya kore, bituma njyewe mitamvamo ndavuga ni oya, ntago kubera ko nyine ngendera ku itabi. Niki cyaguteye kujya mu muhanda rero? Nyine nageze ako gahinda muri njye nari mfite n'ibiki byose, mbona nta kintu. Icyo gihe nabaga hano ruguru Gikondo, nza kuza guserera mushiki wanjye, ndangije ubwo mpita mfatiraho ndagenda, nza kuza hano ruguru Nyamirambo kuko niho hantu narinzi. Mageze mbonye mushiki we n'ikihe kibazo mwagiranye cyatumye utera intambwe yo kuva mu rugo ukajya kuba marine? Twaje kugirana amakimbirane atari meza. Atose kuki? Urumva ikintu kigira n'impamvu yacyo? Yashatse kuzana ibintu byo kujya nkubita. Aguhora iki? Noneho hari n'ijambo nawe yigeze kumbwira ritari ryiza, ari naryo icyo gihe ryari ryatumye mpava, ari naryo ubu ngubu ngendera mvuga ni hasi hejuru nzaba uwo ndiwe, ku buryo nyine abacira umuntu urubanza hakiri kare bataramubona
bijye babona ibyo ari byo. Yarambwiye ngo mama ngo yaramaze yipfira kare, ngiyo ajya kuba akiriho ngo akabona ngo uburyo ngo mbayeho, ngo uburyo ngo mba nigira, ngo nawe ubwe yari kwiyahura. Ibyo bintu bita bituma mvuga ni ndagiye. icyo gihe yabonaga wigira utese? Ni bimwe by'abana nyine, kubunga kugira ute, we ni wa muntu uba ushaka ngo wirirwe mu rugo ntuhave ntugire ute. Niyo ngewe nkava mu rugo, ubwo naba nsoje akazi nka 8:00 nkahita nzamuka nkajya ruguru ku kibuga tukajya kwikinira umupira. Uwo yahagera agasanga nta muntu uhari, cyangwa se wenda nk'abaturanyi bakamubwira ni rebero yagiye gukina. wowe wari ufite impano yo gukina umupira? Muri ngewe nabyiyumvagamo cyane, nari ibintu nkunze. wajya gukina umupira akagucyurira ku babyeyi akamubwira ati mama yaramaze aripfira, iyo ajya kuba kiriho ntiyari kwiyahura bite nyine. nkumva muri ngewe atari ibintu binshimishije. nza gufata inzira ndavuga ni ndagiye. ngeze mu muhanda hano Nyamirambo, mbona abantu ukuntu barara bakwepakwepana n'abanoze n'abashinzwe umutekano n'ibiki byose, n'ukuntu bari kunywa amatabi. noneho hari umukobwa mwabano bigurisha bita indaya, waje umwana w'imyaka 12, mbona muhereje itabi. bari kuvugana izo sirenge z'abantu bo mu mihanda, arangije amuhereza itabi. mbona umwana ari kongeje ararinyweye, afite na kore mu ntoki ari kujya ayinywa. ndavuga ni oya, ntubu buzima kuri ngewe si bwiza. ndavuga ni ikizaba kizabe, ndagiye. icyo gihe naramanutse ndi kuvuga ni nsubiyeyo, icyarankorera cyose nyine ubwo ndabyakira. ndi kugira ngo mpunge nyine, nanjye nazisanga nagiye mu bintu byo kunywa ibiyobyabwenge. none ko njya numva ngo abana bo mu muhanda bisanga no mu bikorwa by'ubusambanyi, waba warigeze kugira ahantu uhura n'izo kesi? kuko njye ku manywa nagendaga nkiyiririrwa hariya kuri tapi ruje, bari batarahubaka kuri iyo. ubwo njye nkahirirwa, noneho narangiza nimugoroba nkaba nibereye mu bintu byo kubera ko abashinzwe umutekano baba bari kubafata. ubwo njye nkaba nkajya kumubona hano niyirukira nyine ndaho gutyo gusa, kuko nta nubwo nigeze ngena ngo mu minsi mu cyumweru namaze mu muhanda ntabwo nigeze ngena ngo ndyame muri rigore. naragenaga nkiyicarira hariya ku muhanda, nkibera gutyo ku cyapa, nkagena nkiryamira mu bino byapa byo ku muhanda, akaba arimo niryamira. nababona ubwo nkaba ndirukanze, cyangwa se nkashiduka masinziriye nyine biraho. none waryaga gute kurya? imibereho icyo gihe namaze iyo minsi 4 nta kurya. wamaze iminsi 4 nta kurya? uravugisha ukuri? ndavugisha ukuri. ahubwo nyuma nibwo nari ndyamyemo ari ninjoro, ndyamye mu cyapa cya kabiri uri guturuka kuri tapi ruje Nyamirambo, umanuka hano ugana ku Marangi, hafi na 40. mahurira hari umuhungu wahansaze bimaje kugera mu masaa 3 hafi saa 4. nari nambaye agapira k'umukara, icyo genda byibuka ari ninjoro. niryamiye mu ntuzi, ubwo umwana w'umusore araza yegera ruguru afite envelope mu ntoki, arongera asa nk'usubira inyuma, amereza inote ya 500 ariyo afite. noneho ubwo nanjye mpita manuka, hari umugabo niba ari umuhinde niba ari umushinwa watekaga inuze hepfo y'icyo cyapa, watekaga ibintu by'umuceri, agakora yatekaga umuceri bagateka icyayi n'inoze. ndamanuka nganayo, nsanga igikombe cy'icyayi kigura 400, irindazi rigura turuwasa. mbwira umuhungu waho umwana wahakoraga, nabura ni mfite musenyisa imicyayi n'irindazi. arambwira ni icyayi ni 400, irindazi ni turuwasa. urumva haraburaho desa? ndambwira ni rwose ni nayo n'umuntu yamaye. umwana ibyo arabyirengagiza,
haragenda aranzanira aba ari byo mfungura. Noneho n'abamotari bazaga kubarya umuceri ibyo basigaje nyine bakama wahise uhaguma. Nahise maguma muri iryo joro nahamaze nk'iminota 30 hafi 40 gutyo. Bo ibyo basigaje bakabima cyangwa se nk'umumotari agahita azakangura ni Kado ibi biryo ntaho ndi bubimare nizana ifoke dusangire. Cyo gihe nanjye nyine kujya mbitura umubaro mvuga ni n'ubundi nahantu ndi bubikure na handi ndi bwongere kukubona ibindi mbirya mbyihata gutyo, ariko mbicamo biza kurangira nge ibyo by'abakobwa Imana iramfasha nyine ntibyabaho. Nuko ntabwo wigeze ukora ingeso z'ubusambanyi muri ibyo bihe? Nizo kore sinigeze nzinywaho cyangwa se iryo tabi. Ahubwo ngiye nabonye nyine navuze ni bishobora kuzarangira nanjye ngiye muri uyu mujyo. Ndavuga ni rero ngiye kugenda icyara nkorera cyose agikore. Mfata inzira nsubirayo. Yakwakiriye ati? We icyo gihe naramanutse narakase nkatira nambuka za Kimisagara manuka Nyabugogo no mugende guterera nganayo. Ahubwo icyo gihe naragiye ngezeyo arambwira ati ntago bishoboka. Yanze kukwakira? Nifata itike ujye wanyu mu Ngororero. Ubwo arantegera nsubirayo. Ngezeyo mbaho gutyo biraho nza kongera biza kuba ngombwa ko nongera gusubirayo kugaruka Igikondo. Noneho mukuru wanjye mamaze nk'amezi 3 mukuru wanjye aza kundangira akazi ihuye. Kameze gate ko gukora ku mukecuru hari ahantu biti Rusatira, ni ruguru y'Urusatira. Ruguru ni hejuru y'umuhanda w'Urusatira kuri la centre ya Rusatira. Noneho ndabyibuko uwo mama yari afite mukuru we bita Nyirakadori babana w'umukecuru cyane. Noneho ngezeyo nsanga hariyo inka ebyiri ngo zo kwahirira. Noneho hari n'undi muntu uze n'undi muhungu nawo muri ibyo bice wari uhari uri kwakora ngo tujye kujya tuwakora turi babiri. Ndangije uwo muhungu aza kuza, hari undi bari yari yazanye baramurani urana naba natubijeho umuntu narangiza nkamutegera niti nkamuha niti kimuzana yarangiza nkakoresha uyu wa hafu uyu nkahita mubwira ngo subirayo yaturutse Ngororero. Nari naturutse nayo Kigali. Ati ahubwo uyu reka tumurangira akazi ahandi. Ubwo barakamurangira haciyemo iminsi ngahe wa wundi nawe twakoranaga wa wundi bari bazanye yaje kwiba aho hantu bamujyanye. None wa wundi nawe twakoranaga aza kugenda baramubwira ni mwene wanyu aho wamujyanye yibye, undi yumvishe ko yibye nawe azaza guturuka arigendera. Atorotse agiye masigara ngiye nyine ndavuga ni kwahirira inka ebyiri n'ibiki byose. Nuko wabaye umushumba muri make. Wabaye no umushumba guteka nta n'icyumweru nahamaze kubera ko ibiki byakugoye mu bushumba. Kuhangorera kwaho kwari kujya kwahira gutaratara nta bwatsi bubayo. Niba ubusanzwe buhaba nabyo nzi, ariko ngiye nagezeyo nta bwatsi bari hari mu gihe cy'impeshyi. Noneho nkibaza ukuntu ndajya kwahira kandi ngo aho hantu iyo wahiye mu isambu y'umuntu bikubera bibi. Nkibaza ukuntu nzajya gushakisha ubwatsi n'ibiki byose ngiye nyine n'uwo ngo wamajije kugenda nagira mu rugo ubwari ubwa mbere ngiye mu bintu byo kwahira. Noneho nkataha nkayikora ibyo mu rugo n'ibiki byose. Noneho aho hantu bavugaga ko ngo haba ngo n'amadayimoni. Abo badayimoni arawugeze guhurira nabo? Nge naho nigeze guhurira nabo kubera ko nyine uwo mumama wundi umukuru wo mumama nari ngiye gukorera yarafite ikibazo. Baravuga ngo ni yamurimo. Baravuga ngo niyo amurimo kubera ko arimo amadayimoni. Kuko byageraga nijoro cyangwa se no kumanywa nyine bitewe na formule ari mu uwo muntu. Bakavuga ngo ni amadayimoni amurimo. Noneho n'inzu nini bakavuga ngo ashyinguyemo umuntu. Ibyo bintu nyine ngiye nkabitinya. Noneho byavugwaga nande nyine abaturanyi baho
hari n'umuhungu w'iyo iwacu wari umaze iminsi ahavuye bita Ishimwe wahakoraga nawe wajyaga bivuga nyine numva ni ibintu binteye ubwoba noneho nza kuza gufata imyenda yanjye ndavuga nti sindamubwira ko ntashye ndatoroka ngende na mukuru wanjye ntari bubimenye ndatoroka ngende ntayo madayimoni bitazarangira mfashe ndamanuka hari ninjoro nari naraye mpakinze ndamanuka ngewe ubwo numvishe imodoka ziva hanze aya magitoro savana imizigo hanze ari kutambuka nge nagiye kubona mbona zirazamutse ruguru y'umuhanda zari inyamaswa cyangwa zari inyamaswa kuko nge narazibonye zizamuka sinigeze menya ngo ni imbwa cyangwa se icyo ariko zarazamutse noneho mu kwegera imbere numva abantu baransifuye nareba hirya no hino nkabona nta muntu ndi kuhabona numva abandi baransifuye ngira amacenga no mu gusa nk'ureba gutya yavuze ubwa gatatu mu gusa nk'ureba umuntu uza aho ruguru mbona bari kururuka ku biti ubwo nanjye bankize igeri ndirutse narafite agakapu nkatwaye mu ntoki ndiruka mu kwegera imbere nsa nk'usohoka muri iryo shyamba mbonye amabutike ndagenda ndakomanga numva nta muntu nkomanze no kuri nirumva nta muntu nsa nk'ugarukamo hino mbamanutsemo mu kantu k'agahira kahari ntazi ngo ndi kugana he noneho mbonye inoze urugo urabona mu cyaro hari ukuntu bo bazitiza imiyenzi n'imihati noneho hari hakuye kagufiya nsa nk'ukoramwo imbere numva harimo agapata nta ngufuri irimo bandagakinguye ndinjira ndagenda nkomanga ngana mu gikari ntazi ngo ndi kwerekeza mbonye umuryango ndakomanga numva umuntu akinguye idirishya barambaje aturine ndamubwira nturagenzwa n'iki ndamubwira arambwira ntizisa 820 ntugiye he ndamubwira arambwira ni rero ntitwebwe ntabwo ducumbikira abantu ninjoro bitewe n'amarorerwa beri naha ni irwarize nsa nk'ukata mwaho munsi y'inzu mu kuhagera mbonyemo akanuze kaduje niba ariho bogeraga numvishe hari hatuse mba ndahicaye nicaraho njya kumva mwaho mu rutoki babaga bari kuvugira mu ngo kiraducitse ubwo ndicara n'ubwoba bwose njya kubona mbona bigeze saa 11 n'igice babantu baba barabyutse ibyo byose wahuye nabyo ku myaka ingahe ibyo byabaye mfite imyaka 10 nafite imyaka 17 noneho twihutisha aho hantu waje kuhava gute kugira ngo aho hantu abo bantu barabyutse mu gitondo nyine barambaza ndababwira neza barambwira nti rero impamvu twanze kugukingurira inaba barahotora umuntu ashobora kuza ari kukubeshya gutyo yamara kwinjira mu nzu akaza gukingurira abandi ni mu karere hariya ni mu karere ni mu nce zahuye urusatira abahaza ubwo hari abaranahotora abantu barahatinya bakunze ko hari noneho ubwo barambwira ati ubu byarangiye ntiwakwigendera ubwo mvayo n'amaguru ndaza paka nza n'amaguru paka nongeye kugera naraje nageze hano za Nuze za Kamonyi Kamonyi hari ahantu bajya bita muri Gitarama ukorera suku rya Gitarama nsa nk'urirenga wagiye huye n'amaguru uraza ugera byari bimaje kugera nka saa 3 z'ijoro ndavuga ni ntago watangira urugendo sangapi saa 8 z'ijoro watangira urugendo ubwo bigeze saa 8:20 nza guhura nibyo bizazana bituma ntakomeza mfungira firaho saa 11 n'igice saa 12 nibwo nahagurutse mva iyo hirya ndaza saa 3 nibwo nari ngeze hararuguru y'isoko rya Nuze rya Gitarama mbona ni nkomeza imbere kuko sinzi ngo habera y'ibiki naho nshobora kugonganirayo na bya bindi ndavuga ni kacumbike mbajije umugabo arambwira ati naribi waryama amicumbi baranangaburira bukiye mu gitondo ndongera nsubukura urugendo byari bimaje kugira nka saa 5 z'amanywa hafi saa 6 nibwo muramu wanjye twahuriye hano kuri uyu muhanda wa Nyabugogo hano kwa kino hano hari imihanda ibiri umwe ukomeza mu mujyi n'undi uza hano Nyabugogo
abahamagaye mushiki wanjye aramubwira ni dore rebero nguyu hano mu ntuza, ubwo bari babahamagaye barababwira ni twamubuze kubera ko nta telefone nagiraga. Doho yarabimubwira avuga ati rero aho kugira ngo azaburire muri iyi Kigali fata itike umutegere yongere ajye iwabo mu Ngororero. Ubwo ndamanuka nsubira mu Ngororero, ngeze mu ntuze, ngeze mu Ngororero nibwo nabaye mu rugo, nza kuza kugirana ayo makimbirane na muka data yatumye ndwana nawe. Noneho mbaho gutyo, bigeze aho nyuma nza kuza mukuru wanjye aza kuza gutaha. Atahutse hari mu kwezi kwa gatandatu 2023. Noneho atahutse araza duhingana ibishyimbo kubera ko papa we yari asigaye abukwe we na mukadata, kubera ko mukadata yavuga ngo iyo nzu ngo umuzuma wa mama ngo ujye umutereramo ngo ukamuniga nijoro, byaje kuba ngombwa ko bamwubakira iyo nzu ku ruhande. Ubwo naje kugira nayo makimbirane nawe, noneho ayuririra haravuga ati urabona n'abana be basigaye bankubita n'ibiki byose, ni paka mbonye inzu yanjye, biza kuba ngombwa ko bayimwubakira we na papa bajya ku ruhande. Ubwo mukuru wanjye aje duhinganya ibishyimbo mu kwezi kwa 12, ari birabyara mu kwezi kwa 12. Noneho hari ku bunani hari umukobwa yari afite bari bacuditse wo ku kabaya ka Ngororero. Araza noneho yaragiye kumusura ari kuri Noheli, asiga ahashye nge ntetse, ariko asiga kinze ku cyumba ahantu hari ibishyimbo. Arangije ubwo bo ajya gusura uwo mukobwa. Noneho bagarutse ari nimugoroba, hari ahantu twakoraga ikiyede baduhemba 1000 ku munsi, bari baduhembye 7,000. Noneho nge n'undi muhungu bita Tuyizere n'uwo bita Graciane turajyana tujya mu isantere y'Umugano. Noneho tugezeyo barangije ku mafaranga yanjye dukonsoma 2 nsigarana 5. Noneho nabo ngabo barahadusanze, uwo mukuru wanjye n'undi muhungu bita Ishimwe barahadusanga, twatumaje gukoresha 1000 turongera dukoresha ikindi 1000. Noneho turata tugeze mu rugo, uwo mukuru wanjye aza kuza areba ku ngufuri yari yanasinze, bo baturutse ruguru bankoye basinze mu buryo bukabije. Ageze mu rugo abaravuze ati ingufuri ninde wayikozeho, ati mukambwira umuntu wishiye ingufuri, ise ninde wayishe, niba ari bikeze yari kureba niba ari ibiki, abaransingiye ngo turwane. Wa muhungu Ishimwe bari kumwe hamwe na se bitabizi Mungu baza kunkiza nawe. Ubwo wamugabo Bizimungu ati ngwino wirarire mu rugo, muraza kuvugana mu gitondo bukeye. Noneho akaba ari wa muntu ubika inzi kubona akantu gato kabaye akakagira imyaka 5. Muri we nyine ni umuntu ubika inzika ku buryo atayireka. Arangije biza kuba ngombwa ko nigumira aho kwa Bizimungu, kuko yari yanishyuye abantu ngo uramfata angobanye, ugarake mu gitondo yishyura abantu ngo uramfata angobanye cyangwa nganyice. Yarabivuze arabigambirira mukuru wawe cyane. Arangije abaragiye, njyewe ndakomeza mba nibereye aho kwa Bizimungu, ariko ku manywa nkaba nibereye mu musozi. Ubwo narabimenye nkajya mba nigurukiriye mu mihanda. Arangije umuntu nk'umuntu yazaga, ubwo ngira nsigaye mbona umuntu wese nkamubonamo ko ari njye ari guhiga. Nabona umuntu hano nkahita niruka nkajya iriya. Noneho abo bari kunshakisha, umwe yageraga ahantu bita Umugano, nge ndenze nko muri Bwafu, akagera muri Bwafu mugurana arenze ku nganzu gutyo nibereho mu kirere. Cyo gukora ko twari dufite ibigori byeze, nkajya ngenda
ari ari nko ku manywa urabona mu cyaro wabibayemo bya nyabyo. nabibayemo bya nyabyo, abantu baho ngaho kuri Marabo barabizi. Naragiye nkajya mfata ibigori byari bigeze munsi y'urugo nkacungana nuko atari bumbone, ngiye nkagenda nkaca nk'ibigori nka 3-4 nkagenda. Hari ukuntu mu cyaro bacana ibiyorero, noneho nkagenda nge nkafata inuze nkafata ibigori nkabijyana muri bya biyorero. Ubwo aho nicaye iyo nkaba nitegeye ku musozi, uwo ari we wese mbonye ubwo nkahita nirukanka kugira ngo atamfata, kugira atagufata. noneho nibwo babonye batari bumfatishe, hari kuwa kabiri bagiye mu nteko yishyura umudugudu ngo bankorere icyangombwa ngo mfungwe. Ufungirwa iki? ngo mfungwe ngo ni ibishyimbo, kuko nawe ubwo bwarakeye mu gitondo arambwira ngo biriya bishyimbo byabuze, kandi niba byari byabuze niba bitari byabuze, kubera ko tutakingishaga ingufu furi kunuze ku muryango we, ubwo yari yayisize ku cyumba kirimo ibishyimbo. Ngiye ntawe mbizi, kuko urumva twararwanye kuva ubwo sinongeye kwinjira mu nzu. niba byari byabuze niba bitari byabuze ntago mbizi. Noneho arambwira ati nutazana biriya bishyimbo ndagutema. Ndavuga ni iri shyamba sirigera, ubwo nibwo kuva icyo gihe kugeza uyu munsi wa none mukuru wawe muracyavugana? Turavugana. Ibyo bintu arabizi ko yabikoze? Kandi urumva wayoberwa ikintu wakoze se? Muracyagira fitanye ikibazo se? Njye burandi umuntu nimba cyarakemutse. Njye ndi umuntu nimba tugiranye ikibazo nawe uri umuntu wifuza kukigira kuko kirangira. Njye iyo tugiranye ikibazo nona hakagira akantu kaboneka kanzitse mu gihugu biba birangiriye iyo. None ubwo ariko akabiri baragiye bajya mu nteko bakora ngicyo cyangombwa bahanikira ka abanyerondo ngo bamfate abari burare rondo iryo joro. Noneho umugabo umwe bitabize umuhungu wari wadukijije muri iryo joro ahita abwira umumama we bita Florence ni rebero ntibamukora icyangombwa baraza kumujyana kumufunga narajya kukabaya. Ntiri joro bavuze ko bari bumufate. Uwo mama Florence nibwo yaje kubimbwira. Umumama cimena cyane. Umumama Florence none muracyavugana cyane, na nimero ye ndayifite. Umumama mwiza cyane nemera, yagiye amba hafi mu gihe cyose. None ubwo mita mpangiraho guhunga njya hehe, njyamo hakurya inyabinoni ahantu biti Murehe. Ni muri Ndiza. Noneho ku myaka yawe ko numva waciye ni icyo gihe hari muri 2023. Ndimo ndavuga ndi ku myaka ya ko mbona waciye mu rugendo rukomeye rutoroshye. Nta gihe cyageze ngo urware trauma y'ibintu uhura nabyo? Nta trauma nigeze ndwara. Njye usibye kuba nigerera muri icyo gihe. Nta gihe wagize ihungabana ry'ubuzima wanyuzemo? Ihungabana nigeze ngira. Byakubagaho ugakomeza ukiberaho? Nkakomeza nkiberaho. Ni ibintu nyine naranje kwakira mu mubiri wanjye ko ibibazo ari ibintu bimporaho, ari ubuzima bwawe. Ni ubuzima bwanjye, kuko nubwo rwose kurara hanze hari ababitinya. Kurara hanze ni ikintu natatinya, kuko naha Nyabugogo hari igihe kigeze kugera naho mpamara iminsi ndi naha muri Kigali ndi kugira ngo mbone ko nabona ukuntu nsubira muri Ngororero. Naho wararaye Nyabugogo? Hano Nyabugogo naho naraharaye, nahabereye imbobo nk'iminsi 2. Kugira uyu munsi wa none ntabwo kiri imbobo. Ntabwo ni imbobo. Kiri imbobo. Naje kugira umugisha muri no minsi ubana nande? Muri minsi ni banira n'abajene 2 dukoranaho ku ibagiro. Ubu ngubu ukora ku ibagiro? Dutera ibiraka ku ibagiro. Urabaga bigenda gute? Ntago ari ukubaga, ni nkuko nawe ubwawe ushobora kuzuje kwagura itungo, uje kwagura ihene bamara kubagira, kubera ko biba bitemeye gusohora inyama zitari mu ndobo, twebwe tukazigutwaza mu ndobo tuzikugereza hanze. None urumva ibyo byose utubwiye ni ibintu bisa naho bikomeye, bizaba ngombwa yuko igihe kizagira ukongera ukagaruka. Bakunzi mukurikiye Be Right, murabona uyu mwana w'umusore yanyuze mu bintu bitoroshye. Urugendo rwe rurashaririye, mbese ameze
nk'umuntu wabayeho mu buzima bwo kurya amabuye, mbese ubuzima bwamubereye nk'umuntu utetse ibuye ridashya, ubuzima ntigeze abona amahirwe y'ubuzima. Igihe ni iki ngo nawe umuganirize, umwegere, ushobora kuba wowe ubuzima wanyuzemo butagize ibikomere nk'ibyo yaciyemo, cyangwa se ugasanga ubuzima wanyuzemo hari ibikomere bijya kugirana isano n'ubuzima uyu mwana w'umusore yaciyemo. Uhawe umukoro wo kugira ngo umuganirize, umuhumurize. Izo nimero ziri kuri screen niziwe kugira ngo nawe utere itafari ryo kugira ngo umutima we wongere ugire ihumure.